by'ukuri twavuze ku bijyanye n'ibyiza byo kunywa ikawa ariko ndagira ngo turebere hamwe ingaruka zo kunywa kawa nyinshi. Dore ingaruka zishobora guterwa no kunywa ikawa nyinshi, akenshi bivuze ko umuntu unywa uducupa hejuru ya 4 cyangwa 5 ku munsi cyangwa se kafe irenze miligarama 400 ku munsi, bishobora kumuteza mu by'ukuri uburwayi. Harimo ibyago ashobora kugira nabyo harimo kubura ibitotsi. Kubura ibitotsi rero bishobora kubaho igihe wanyweye ikawa nyinshi. Iyi kafeyine cyangwa se iyi kofi ishobora gutuma umuntu atabasha gusinzira cyangwa agasinzira nabi cyane cyane iyo uyinyweye ikawa nimugoroba igihe cyo kuryama. Umutima utera cyane aribyo bita palpitations. Rero kawa nyinshi ishobora gutuma umuntu cyangwa se ishobora gutuma umutima utera vuba cyane cyangwa se ntamere neza, akumva ntameze neza, cyane ku bantu bafite ibibazo by'umutima. Ni ukuvuga ngo kunywa ikawa nyinshi cyangwa se ku bantu bafite ibibazo by'umutima ntabwo ari byiza kunywa ikawa. Cya gatatu, kugira igihunga no guhinda umushyitsi. Iyi kafe cyangwa se iyi kafeyine, iyi kofi rero kuyinywa ari nyinshi ishobora gutera guhagarika umutima ndetse no kugira ubwoba. Ushobora kugira pressure cyane ukumva ntumeze neza, ufite ubwoba muri wowe ndetse ukumva ntutuje muri wowe nyine. Kubera iki? Kubera ikawa iba iri gukora mu by'ukuri iyo ibaye nyinshi mu mubiri iguteza ibibazo. Ikindi, kunywa kawa nyinshi ushobora kuguteza kugira impatwe cyangwa ibibazo mu gifu, cyangwa se kuba yakwangiza igifu cyawe ukumva kenshi igifu kirakurya ndetse no kugira iseseme cyangwa se kuribwa mu nda. Ni ukuvuga ngo ikawa nyinshi kuyinywa ukarenza urugero mu by'ukuri nk'uko twabibonye kurenza amagarama 400 ku munsi bishobora kuguteza ikibazo. Ikindi, kugira umunaniro urenze nyuma yo gukanguka ukumva ntumeze neza, ugakanguka ukumva nyine muri wowe wacitse imbaraga. Rero iyi kofi ishobora gutera gukrashinga, ishobora guteza crash, ni ukuvuga umunaniro uremereye nyuma yo gukanguka. Gukanguka ukumva muri wowe nyine usa nkaho udakangutse ubishaka, kumva ufite isereri. Ikindi, kawa nyinshi ishobora kuba yaguteza ibibazo bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero kawa uburyo bwo kuyinywa nibyo hari abayinywa irimo amazi, ariko nanone ikawa ishobora nanone guteza ikibazo abagore. Kunywa ikawa nyinshi cyane bishobora kugira ingaruka mu mikorere y'uturemangingo tw'igitsina no ku bagore batwite. Twabonye ko ikawa yongera imbaraga mu mubiri, ariko iyo unyweye nyinshi ukarenza urugero n'abagore batwite si byiza kuyinywa kubera ko ishobora kubagiraho ingaruka, kugira ikibazo mu mikorere y'igitsina. Ni ukuvuga ngo ishobora kuguteza ikibazo nyine mu bijyanye n'igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. Ni nayo mpamvu batubwiriza ikawa tugomba kunywa ikawa nkeya iringaniye iri mu rugero. Nanone ikawa rero ishobora kuguteza ibibazo bijyanye n'imikorere y'imitsi nko kuribwa umutwe, ndetse mu by'ukuri ku bantu bafite uburwayi bufata ubwonko cyangwa se abana bafite ibibazo byo kutita ku byo bakora. Ni ukuvuga ngo abana bato nayo si nziza kubera ko ishobora kubateza ikibazo. Iyi kafe nyinshi rero ishobora kubangamira ubwonko. Ni ukuvuga ngo iyo ibaye nyinshi ishobora kubangamira ubwonko. Iyi nama rero batubwira ati abagore batwite cyangwa se abonsa bakwiye kunywa kafe nkeya ntirenge byibuze miligarama
200, amagarama 200 ku munsi. Ntukanywe ikawa saa moya zirenze, ni ukuvuga ngo igihe cyo kujya kuryama si byiza kunywa ikawa. Niba ugira ikibazo cy'umutima, umuvuduko w'amaraso, mu by'ukuri uragirwa inama yo kutanywa ikawa. Nibyo twabonye ibyiza by'ikawa, nanone turebe hamwe ingaruka zishobora guterwa no kunywa kawa nyinshi. Akoze cyane rero, mujye mukomeza kudutera inkunga mukora sabone kuri channel yanyu Menya n'ibi TV.